filime nyarwanda nyuma y'uko Kigali Youth Talents bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo, Agahinda k'umwana, noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Celine wabyariye iwabo afata umwanzuro wo kujya Kigali gushaka amaronko, none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami, hey, ese ndaya niko ziteye nuko gukusiga bimeze Marceli Sari Celine bamwimye umwana we. mami uramumata gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyana gumum. Mbega umubyeyi utagira umutima, birangiye haye papa Celine gatanya kugira ngo inyungu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje nka se wa Celine nka se kuruguriya mwana urahunga. Narese ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akagiwe undi akagiwe. Iwe se sinjyamajya shaka uwo mwana kamumisha. Celine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we, ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. wakabonye Ese bwenge namenye yuko Celine ari mama we, bizagenda bite? Ese mama Celine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge? vugishijwe Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere yahageze, Intimba y'imfubyi. Nduvugishira mugore wawe ngo ni mama Celine mu mwana wanje kuko atari ibyo ngibyo. Ko nibigeze ni mugoroba yambwiye ati saa 12 ziragera uyu mukobwa atarafungura byanze bikunze umwana washobora gupfira mu nzu. Ndahita ndumenya 12 rero ntago mvangana mubonye se yari ikintu bimbwiye kubera ko njewe ndumva ari watuje kwa ariko Fabi ndatuza ariko ubuhangayikishijwe ni ndatuza gute ura mukobwa kwa ruwawe ko nta handi hana azajya ubundi uhangayikishwa ni buri munsi maze mwirukanka. none se undi mugabo se wavuze ko Emily yapfuye? Hari undi mugabo suzi muri kumusangira noneho? Ejo undi yambwiye ngo icyo turi kumwe hano. Nuse birira nibyo utekereza? Erega umukobwa ashobora kuvuga ibyo ashaka ariko ntabwo yikontorora. Ko nawe ubwawe ugera ukabura ubwenge. Na kwikontorora urukundo rwakugize imbwa hahandi sigaye wirirwa ugenda nta kandi kazi ukora. Nuko mbwiye. Nyine se ko urugero naguhaga n'urugendo. Urukundo ruri nyine n'urugero naguhaga. Utaza kubyegereza umutima nyine mvuze ko ari ukuntu umuntu bigenda ntago mvuze kuri imbwa. N'urugero natangaga. Ukumva kutuza ukashyira umupira hasi ukihangana. Urukundo ruri kumindura imbwa. Kuba ndahangaha nuko uri gutekereza karobuka. Ariko umukobwa arafungiranye. Ni muri kugira icyo mukora ngo afungure urugi. Urwo rugi rugurangaye ku buryo umuntu atanarumenya. Rugurangahe nibyo ndi kukubaza. Umugore kuko mugira ngo ibintu byose mbifatira umwanzuro niba nyirurwe. Ariko nta bagore b'intwari bumvishije. None se ari cyo mba ntakoze ahubwo ninge ntwari nimero ya mbere ahubwo nuko budashaka no kunyura. Erega iryo jambo rero ngo umugore n'abagore b'intwari barahari. Ku buryo najya gupfuka. Nawe rero kamubwire Fabrice byo. Ibi bintu muri kubizanamo imikino myinshi. Ibi bintu muri kubizanamo imikino ari kuwagabanyije none reka mbabwize ukuri. Hari ikintu mwebwe mutari kumva. Umwana w'umukobwa wicaye mu rugo ari mu nzu napfa nyine guzaba ubaye umupfagabo ariko nakira n'uwawe nta wundi muntu mu muhanganiye. Apfuye ate? Nabizi neza kuri yapfuye nanjye napfase. Aho kugira ngo mve hano namujyanye. Siyo mpamvu nakubwiye ngo urukundo rwakugize imbwa upfa kubera iki se kubera umuntu. Urongeye usubiramo rya jambo. Ariko sinakubwiye ko ari urugero ndi gutanga si urugero. Ubura Fabio ntukomeze gukina n'amarangamutima yanjye. Ntukomeze ariko rero ngewe Fabio mbavuga yanjye. Naya marangamutima ariho ariko ibaze nawe umuntu w'umugabo w'igishongore nkawe ufite amafaranga ufite imodoka akirirwa genda buri munsi nta kinakora ngo yapfa kubera umukobwa. Mu Rwanda Fabio ramubwiye ubaka kanya aho kugira mukomeze mu nkine nk'agatenesi.
nsubize buri kimwe cyanjye cyose mbarekera umukobwa. bakunzi b'inzira y'umusanda bashuje muri hose kumaje kubona kanga ibintu bitoroshye kumaje kubona kanga bita are bamwise imbwa. Fabiola avuze ati wowe uri imbwa, umuntu w'umugabo ufite amafaranga arakurare gute wigwa wiruka inyuma y'umukobwa. Ese noneho bigiye kuba byegera bita kuvuga ngo bita Fabiola ahaye ukuri ndetse Fabiola abashije kuba yatinyuka akabwiza are ukuri gusa mu nyikanga bita are bimurakashe cyane are bimubabaje cyane. Ese noneho aragiye kuba yakora iki, bigiye kugenda gute? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe uri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa angagiye kubona nako amatsiko kandi igiye kubona kugira ibyo kuba byakora ibyo byose bigeze ngabwa mbere nyaboneka nta kindi kintu usabwa usibye gukana kuri iyo buto yani subscribe hasi kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa neza ino filime inzira y'umusaraba. Nawe ufite amatsiko kandi nawe ukomeje kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda ahangagiye kuba nako amatsiko kandi tugiye kuba twagana ndetse mbasha no kuba nabwira gake kabashije kuba kagaragara muri ino filime inzira y'umusaraba. Dore ko ari byishimo mutamenye byagaragaye ndetse n'udushya tuba twabashije kuba ndetse n'imvune zigaragara muri ino filime inzira y'umusaraba inyuma ya kamera. Muri make yagiye kuba nababwira byinshi kuri ino filime inzira y'umusaraba ndetse no kuba nakumara amatsiko nkubwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose kuko ngiye mba mpibereye kuri teleba mpari ndi kureba uko ibintu byifashe y'amacano azababeshye ndetse n'abana bazababeshye babwira ngo bemeze gutya bose babaje gushishura baje kumva ibyo navuze kugira ngo babashe kuba bagira ibyo basha kuba baza kubabeshya. Gusa ngangiwe aje kuba nababwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose cyane yuko mba nibereye kuri tele ndi kureba uko byifashe inyuma ya kamera uburyo ibintu babyifashe uburyo Fabiola ndetse na are ibintu bameze byose ndetse n'ibindi byinshi amabanga ya nete ndetse n'ibindi byinshi ngiye kuba nababwira ndetse bashe no kuba nababwira gashya kabashije kuba kakogwa n'ahangano na Emile abashije kuba yakora gashya ndetse atungura benshi ndetse abenshi muri baza kuba mwatungwa cyane n'ibintu Emile abashije kuba yakorera are. Ese namwe muri bwaze kwishimira ngaho bita Emile yashimuse are biri bwaze kuba byabashimisha ko mugiye gutangira kubona ko bigiye kuzamo nimere koko biri bwaze kuba byagushimisha ushaka kujya muri comment twatubwira ati dushaka kugira ngo tubibone dushaka kugira ngo tubone Emile yashimuse are nashimutwe. Jya muri comment wandikemo ngati are nashimutwe kugira ngo ndebe ko turi kumwe kandi amukomeje kwifuza yuko ibya ari byose ari kwikora ndetse n'ibyo ari kwikena byose byarangira bidakunze kuko navuga kanga bitare nubwo akomeje kuba yapanga kuba yafatwara Anita Sinzira akamujyana mu kindi gihugu bakajya kwibana. Navuga kanga bagiye kuba bamutungura cyane ndetse ari byo ari kwikora byose ndetse are wigize igihanganye gatunze imbunda mu gihe kubona kagiye gusaba imbabazi aragiye gupfukamiriza are agiye kubabazwa bidasanzwe. Dore ko navuga kanga bita Emile nta mikino ndetse Emile yarakaye cyane. Ese noneho bigiye kugenda gute kangaha ibintu bigiye kuryo none kuri filime yacu igiye kuba yagira hiryoshye cyane. Dore ko navuga ko bita Emile ndetse na kamarade umujinya ari wose uburakari ari bwishi angira mu gikwanga bita Emile yari kuvuga ukuntu byagenze ari kuvuga ibintu byamoye ari kuvuga ukuntu abamurashe ari kuvuga uburyo Anita ashobora kuba yarapfuye. Ese noneho Emile ari bwaze kuba yamenye yuko Anita ari muzima. Dore ko navuga ko Emile agiye guhigahiga amakuru ndetse Emile agiye gushaka uburyo amenya niba koko Anita ari muzima cyangwa Anita yarapfuye cyane yuko mumaje no kubona kango bita mama Iribagiza nawe yagize agahinda. Mama Iribagiza yariza kihanagura n'ubungubu navuga ko mama Iribagiza azi yuko Emile yapfuye. Navuga ko rero bagiye kongera kubona Emile ari muzima ndetse ango bita aragiye gutugwa no kubona Emile ari muzima ndetse na Rugemwe nawe agiye kugira ubwoba zingo n'umuzimu wa Emile wabateke niko anga navuga ko uwo bita Fabiola avuga ati Emile ntago yapfuye ntago nakwizira ko Emile yapfuye. Rero navuga kango bita Rugemwe agiye kuba yagira ubwoba ndetse na are bigiye kumukanga kongera kubona Emile ari muzima ndetse bagiye kuba bagira ngo n'umuzimu bakamubona bakirukanga. Dore ko navuga ko Emile agiye kuba yatungurana cyane ndetse Emile agiye kuba yakora agashya. Dore ko mugiye kubona umujinya wa Emile ndetse agiye no kuba yafatanya na kamarade kugira ngo babashe kuba bakwihorera. Umushumba yabwiye undi ati umushumba yokeje undi ku bintu ndaramusubiza ati apfa kuba tukiri mwisi imwe apfa kuba tukiri kuragirana nanjye nzakwishyura. Ese noneho bigiye kugera gute kunavuga ko bita Emile nawe agiye kuba yakwishyura agiye kuba yakwishyura ajya kuba Rugemwe yarahemukiye Emile ndetse na Fabiola akaba barahemukiye Emile bafatanyije na are. Navuga ko bose bakiri mwisi imwe ndetse navuga ko bita Emile agiye kuba yabishyura ndetse Emile ibyo bamukora agiye kuba yabikuba inshuro nyinshi cyane yuko agiye kubabaza are agiye gutera aroboribwe budasanzwe ndetse are wigize igihangaje are wigize udakogo are wigize umunyembaraga ndetse n'umunyamafaranga agiye kubona ko hari ahantu amafaranga adakora ku bintu by'urukundo bura ntaga amafaranga akora umuntu gukunda ko by'ukuri ntaga areba ngo ufite amafaranga cyangwa amafaranga ufite. Rero ibi byose are yikora ngo afite amafaranga bura are kuba afite amafaranga aba yumva yuko afite buri kimwe cyose aba yumva yuko afite byinshi cyane aba yumva yuko nta kintu na kimwe mbega cyamunanira cyangwa ikintu cyose ashatse yakibona. Agusanga nawe sinzi nimba abona ko amafaranga ari ahantu adakora ntago sinzi nimba bibona yuko amafaranga
ku bintu by'urukundo. Urukundo ntabwo rugwa amafaranga, bura ntabwo rugwa amafaranga. Nubona umuntu ugukunze kubera ko ufite amafaranga uba umeze nkaho uguze urukundo rwe. Aba yakunze ayo mafaranga yawe, ntabwo aba yakunze wowe. Ayo mafaranga uyabuze nawe aragenda kuko aba yaraje akunze ayo mafaranga. Aya mafaranga yabuze ubwo urukundo yakundaga ayo mafaranga ariyo yagukurikiyeho. Ubwo uzi ko agukunda kandi yikundira amafaranga yawe. Hari n'akantu bari ababosi mutazi, twubaha amafaranga yawe ntabwo twubaha mwebwe. Buriya nimba ubona ufite amafaranga ukabona abantu barakubaha cyane, ukabona abantu baragupfukamira, ukabona nyine waca ku bantu ukabona ko bakubashye cyane ndetse bifuza kuba bagusuhuza, ntabwo ari we wubaha amafaranga utunze wagira ngo bakwereke ko bagukunze kugira ngo ubashe kuba wabaha ayo mafaranga. Ukora ikosa gato yamaze ayo mafaranga ure nimba ari n'umwe wongera kuguhana mwaramutse, yongera guhora akakubwira ngo mwaramutse. Rero hari abantu bamwibeshya, mubona abantu mufite amafaranga ukabona abantu bashaka kuba inshuti yawe, abantu bakwitayeho bitaye ku mafaranga yawe. Nimba nawe utari ukisi icyo kintu ubashe kuba wakimenya. Niyo mpamvu mba najanga ngo tubashe kuba twaganira kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Hari komenti nyinshi zagiye zimbaza ati ese ko dushaka kugira ngo tukubone imbere ya kamera uri kutubwira ibintu by'Inzira y'Umusaraba, ese ko twifuza kugira ngo tugere kuri tele utwereke uko biba byifashe, nimba koko uba uri kuri tele ureba ukuntu ibintu bimeze ukaza ukabitubwira ko twifuza yuko mu gihe ino filime iri gukinwa uzafata akavideo ukatwereka ukuntu biba bimeze, ukagira n'abakinnyi bamwe bo muri ino filime Inzira y'Umusaraba ubashe kuba waganiza by'umwihariko Anita ndetse na Emile. Dore ko ari benshi ikibazo mwakimaje muvuga ati ese Anita na Emile koko basanzwe bakundana, ese n'umugabo n'umugore ko muri filime ukuntu tubona atari ibintu baba bari gukina ahubwo ari ibintu bibarimo. Rero nimara kuko ari cyo kintu nawe icyo kibazo gifite ndetse nawe ubyibazo cyane uvuga ati se bimeze gute, ese Anita ndetse na Emile barakundana, ese filime bari gukina bimeze gute, ese ni izihe story baba bari gutera, ese hangaho bita iribagiza na Cyusa bimeze gute, ese Cyusa byose byinshi ndetse n'ibibazo byinshi bamwibaza. Agusanga naje nk'igisubizo ku bantu mufite ibyo bibazo, mwibaza ibintu byinshi. Nyaboneka nta kindi kintu usabwa, iyi niyo cano y'ukuri ihageze, agiye kuba yatangira kujya bagezaho ibintu bizima ndetse agiye kujya mbabwira udushye ndetse n'utuntu twose tugiye kuba twatangira kugaragara muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Babwiye ko ango bita aragiye kuba yashimutwa, agiye kuba yatungwa cyane, ibigiye kuba byamubaho ni ibintu bidasanzwe. Agiye kubona ko yamenyereye atajya amenyerwa, ndetse agiye kubona yuko burya umuntu yakunereye ku ngata yawe yo kwikoreza, nawe umunera ku kagozi ke ko guhambiza kugira ngo umwereke yuko ibyo akoze nawe wabikora. Rero navuga ko ibyo Are yakoze nawe bagiye kuba bimukora, kuba yarafashe Emile akamurasa na Emile nawe agiye kumwereka ko ibyo yakoze bigiye kuba byamugaruka. Ese noneho biraza kuba byagenda bite? Ese ko tubonye ko wita Fabiola bwe arati wowe urimbwa cyaze ago bita Fabiola aratinyutse Are ukuri musanga Are nawe avuga ati amafaranga yose mu ndimo buri kimwe cyanjye cyose mufite cyanjye mugomba kukima, nimba uri kubona koko ndimbwa anigwa ndiruka nyuma y'umukobwa iwanyu akaba uko musigaye mumfata mume buri kimwe cyanjye cyose nabatakaje ubundi nigendera amahoro. Cyane yuko navuga ko Fabiola ibi byose ari wabyikoze, nubwo Fabiola ari kuvuga ari kurira avuga ati mbabarira ntinya kuba napfa. Angira ngo ababonye kuri episode ya 77 mara bibonye ngo bita Fabiola kubwira arati ntinya kuba napfa nuzagice. Navuga ko rero ibi byose Fabiola ari we wabyikururiye, ndetse Fabiola ari niwe wazanye Are ku bantu mutari mubizi. Fabiola niwe wahamagaye Are aramuzana amubwira ko hari umukobwa mwiza babana. Are rero ahageze asanga Anita yikundira undi. Rero nyuma vanga bita Fabiola wari ubona arakunda kubwira buri kimwe cyose akamubwira ati byose muzabima, kubera ko amakosa yose ndetse n'ibiri kuba kuri Are arabifata nka ari Fabiola byose yabikoze, kuko Are yadahamagwa na Fabiola cyangwa Fabiola yadafata Are ngamuhuze na Anita, nago Are yari kuza cyangwa Are amenye Anita. Rero byose ari impamvu abikora, ntago wamurenganya, ni kubera yuko ari Fabiola wamuzanye. Gusa nabwo ntago wamurenganya, nawe arihoma cyane, ntago babona ko Anita atamukunda. Anita ntago amukunda ntakihemo cyane. Rero niba babona Anita atamukunda namureka agende, kuko Anita afite undi yikundira, kandi Anita kuba akunda Emile ntago ari ikosa. Urukundo rugiye rushaka, nyaboneka ntuzahatiriza urukundo. Nukunda umuntu ukabona ntagukunda uzamureke wigendere. Isi yuzuye abakobwa, irutoki guzuye amakoma, ishyamba ryuzuye ibiti, uteme igiti ushatse. Rero nimba ubona ukunze atagukunze nyaboneka agenda shakira ahandi kwihoma ni ingeso mbi. Nimba uzi ko nawe wari ufite iyo ngeso yo kwihoma yireke, ntago ari ingeso nziza kabisa, ni ingeso mbi cyane. Rero twikomeje ngamashije kubona kangaha uwo bita Isimbi nawe ibintu bikomeje kuba byagorana cyane, ndetse Isimbi ubuzima bwo mu cyaro bukomeje kuba bwamucanga. Mwemenye kwanga bita Isimbi bamutumye igikukuri akabyiteranya n'ubuki bw'ubuhura. Urumva ko rero ngaha
ibintu bitoroshye. Gusa mwamaje no kubona ko iki kigabo ngo ni shitani cyamaje kuba cyapanga kugira gutya kigafata umwana wa Isimbi kikamutwara kikajya kumugurisha. Navuga ko ari ibyo no gupangira Isimbi. Rero muri kubona ko nuno mugore nimba yo n'umugore ashobora kuba nawe birimo, ashobora kuba birimo kugira ngo bibe umwana wa Isimbi. Mwumvise ko kino kigabo ni shitani ari we mugabo we, kandi yamubwiye ati ngomba kuba natwara umwana wa Isimbi ndetse agiye kuba namutwara vuba ahangaha cyane. Rero episode igiye kuza mushaka ko mugiye kubonamo ahangaho bita Isimbi ari kurira, Isimbi afite agahinda kesha, agahinda kamurenze kubera ko ahangaho bita Isimbi agiye kuba yabura umwana we. Ese bizagenda bita Imana izabasha kuba yatabara umwana wa Isimbi? Ko twabugiye kwanga bita Isimbi yasenze avuga ati Mana yanjye uzandinde, uriya mugabo ibyo azikora ntazabyikore kubwari ahubwo ari wowe uzayimukoresha. Gusa mugiye kubona ko nanga Imana igiye kuba yakwigaragaza ndetse Isimbi asengera aho yasenze avuga tuzarinde umwana wanjye ndetse uzandinde uriya mugabo, aho ko sinzi imico ye sinzi buri kimwe cye, gusa uzabashe kuba wamundinda. Ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byageneza. Mwaje kuva ko angaha ikintu kigabo cyamajije kubwira Isimbi ati uzajya unyisanzuraho, umwana wawe nabonye ufite umwana mwiza. Gusa ibi byose yakoze yagira ngo yijishe kuri Isimbi kugira ngo azabone ko agiye iki yiba umwana wa Isimbi maze Isimbi nazabikeke. Ese bizagenda gute umunsi Isimbi yabuze umwana we? Ko navuga ko Isimbi ashobora no kuba yakwiyahura cyane, yuko benshi mubizi ko Isimbi kugira ngo agire gutya azano mu cyaro yagira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Ambere ko dukomeza nkubwira ibigiye kuba byakurikiye, nkubwire n'agashyanga akabashije kuba kagaragaramo igihe bari gukina ino film. Ngira ngo aho gukora amajije ko wahabona, nyarukiraho ubashe kuba wakwihera ijisho kuko ni film nziza cyane. Se ni film mugiye gutangira kubona ko ari film igiye kuza iryoshye cyane. Twikomereje ngamajije kubona ko angaha ibintu bitoroshye, ngamajije kubona ko angaha ibyo kwa Rugimwa byo bikomeje kuba byaba intambara, bikomeje kuba byahinduka intambara y'ubutita, intambara imeze nk'iyo mu Burusiya na Ukraine igiye kuba yabera ahangaha kwa Rugimwa. Navuga ko umuru ugiye kwaka ndetse mugiye kubona ko nyirantambara agiye kuba yavuyanga ibintu cyane, yuko nyirantambara yahamagaye Rugimwa akamubwira ati ngiye kuba nagaruka, gusa ninsanga uwo mugore mama Kanya ndetse na mama Iribagiza bari aho ngaho tuzikunenga tuzikaraga ku butaka. Ese ibintu bigiye kuba byaryo yakubesha mugiye kuba mwatugwa n'ibintu bango bitanyira ntambara agiye kuba yakora cyane, yuko nyira ntambara agiye kuba yacana umuriro, ibintu bigiye kwiranga kwa Rugimwa. Navuga ko aragahuma munwa. Ese noneho bizagenda gute kanga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo, ko mugiye kubona kwanga bita mama Iribagiza ndetse na mama Kanyana bagiye kuba batungurana cyane aho ngo bita Rugimwa. Aho ngabo navuga ko bita Rugimwa ikosa yakoze ikosa rikomeye cyane, yafata abagore batatu akabashyira mu rugo rumwe keba. Ese noneho bigiye kugera gute ko navuga kwanga mama Iribagiza we afite umujinya ndetse n'uburakari mama Iribagiza we yifuza no kuba yakwica Rugimwa, ku buryo mama Iribagiza ayo yagize gutya akabona amahirwe yo kuba yakwica mama yakwica Rugimwa atanabitekerezaho ubwo yahita yica Rugimwa. Ese noneho biraza kuba byagenda bite? Rugimwa ari bwaze kuba yabyitwaramo gute? Nyantambara namukagarutse akeneye ko Nyantambara abwiye Rugimwa ati nimndamukamenye yuko hari ikintu wambeshye, nimndamukamenye yuko ufite undi mugore, hari ibintu waze kumbwira kankabyimenyera waranze kubimbwira nzagukona. Benshi muri nuko Nyirantambara yabwiye Rugimwa ati nzagukona, nubwo ntazi ko babikora ariko nzagukona. Rero nawe ndagira ngo ujye muri comment ubashe kuba tubwire sinaho ushaka kugira ngo urebe ukuntu Nyirantambara azakona Rugimwa. Ndego navuga kanga noneho mugiye guseka, mugiye gutembagara, ibintu bigiye kugaragara amaro akavuyo ndetse ari intambara ngaha kwa Rugimwa, ugwanga ugiye kubwanga ngaha kwa Rugimwa hagati mama Kanya ndetse na Nyirantambara. Mama Iribagiza we noneho ni ibindi noneho ngaha mama Iribagiza afite umujinya ndetse n'uburakari cyane ko mama Iribagiza byose ari kuvuga ati bari mitungo yanjye, bari gukina mu mitungo yanjye bakabavanga bakagenda. Ese bizagenda umeje gukangisha mama Iribagiza amubwira ati urukiko ruzabisobanura, witwigiraho gutyo urukiko ruzashyiraho ukuri. Ese agiye kuba yatangira kuburanira mama we, bigiye kuba byagera bidekangaha, ibintu bigiye kuba byagera biryoshye cyane. Nuko ino film yacu igiye kuba yakwerekera ku musozo Boje kwibaza mu gati no film zarangira gute, nyaboneka igiye kuba yagira iryoshye cyane. Agashya kabashije kuba kagaragaramo rero mu gihe kumwa ubwo tutiri gukina ino film abashije kuba hagaragaramo agashya ubwo imvura yagwaga turi gushutinga ibikoresho byacu bikanyagirwa. Niyo mpamvu uyu munsi mwabonye yatinze gusohoka, yasohotse mu masaha 9 hafi saa 10. Nicyo kibazo twabashije kuba twahorana cyo, kandi murabizi ko turi mu bihe bibi by'imvura, ngira ngo kwayibonye uyu munsi ku mugoroba akavura kabashije kuba kahagwa. Rero ibintu byabashije kuba byagenda nabi, hari mu masaha yasanga ya saa 7 gutyo
imvura yaje kuba yatunyagira twari turi kwagiye gushutinga ara mu cyaro turaho twugama turadushyira ibikoresho niyo mpamvu ku bantu mwitonganyije mukavuga mwatinze kuyiduha ni benshi nagiye muri izo comment muvuga ati kuki mudaduha filime nicyo kibazo twafashe ko twahura nacyo rero tubiseguyeho kabisa mujye tumutwihanganira natwe ino filime rega kuyikina kuyishutinga ni ibintu bitugora cyane duhura na risques nyinshi cyane muri ino filime niyo mpamvu nifuza yuko mugomba kumenya risques ziba zihari ibibazo duhura nabyo inzoka zishobora kuba zaturira mu binaningira murabibona ko dukunda gukina ahantu mu mashyamba risques nyinshi duhura nazo gusa nifuje kuba nazagira gutya ubundi nk'abatembereza mu karere ukuntu ibintu babyifashe tukabaza Anita ndetse na Emile ati se murakundana umugore no cyane ko bakina nkaho bakundana ese koko nibyo cyangwa ni prank ko nkuko baba bakinye prank batubeshya cyangwa ko byinshi bibaza rero nago nshaka ko arakubwira byinshi tuzabibariza tubabaze nyaboneka rero nagira ngo mbere yuko nsoza ndi kwerekera ku musozo nasoza iki kiganiro ndetse nabashije no kuba naganira namwe nabibonye ko turi kumwe mwagiye muri comment murambwira rero nawe niba utarajya muri comment ushaka kujya muri comment ukabasha kuba washyiramo akayemoji k'umutima kugira ngo twike ko dukunda cyane kandi wifuza kuba wamenya buri kimwe cyose nyaboneka nimba udukunda bitubwire muri comment menye koko mfite abantu mukunda ino filime Nzira y'umusara kandi nanjye mukunda uburyo mbabwizamo ukuri nkababwira ibigiye kuba byakurikiraho byanyu sorry mbabwira ibigiye kuba byakurikiraho byose rero nyaboneka mu minsi mike cyane igihe kitarambiranye ndiredi yo kuba nabageza ahantu ino filime Nzira y'umusara ibasha kuba yakinirwa ndetse tugenda bakinnyi bamwe tubasha kuba twaganira nabo mu bakina ino filime Nzira y'umusara yaba Kamari ndetse na Emile yaba Anita yaba Are ndetse na Fabiola bose mbese bose tuzagenda tubaganiza gake gake ntago bizazira rimwe gusa azaba ari ikiganiro kizamara hafi isaha nyaboneka rero gerageza ukare subscribe kugira ngo dukomeze kubana kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi muri no filime Inzira y'umusaraba babwira ati rero ni ntangancoreje ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima kandi nizeye ko namwe mu nkunda ciao ciao